kadutangire. Aya basi. Fimbo yari umunyabwenge ku ishuri, mu gihe abandi babaga byabananiye, we ntago yarangaraga mu gihe yabaga azi igisubizo. Yamaraga amajoro areba mu masomo, yize neza ndetse aza kubona diploma cyangwa se diplome. Yashakishije akazi kaza kubura, ibintu biza gukomera, ubuzima buba bubi cyane. Yaje kubona akazi ko gukora mu bwiherero kugira ngo abashe kubona amafaranga yishura abantu arimo amadeni ndetse n'uburyo yakishura inzu. Ikimubabaza cyane, abo biganaga arabaswa, ubu nibo bafite akazi keza, batwara amamodoka ndetse n'amamoto ku mihanda. Ndetse iyo mubajije arakubwira ngo ni situation, ni ubuzima ni bubi cyane. Ndetse ikimubabaza cyane, ikimurisha umutima ni ubuzima. Aka kazi sagakunda ariko agomba kugakora nta kundi, ni ubuzima. Igituma abikora nta kindi ni ubuzima. Ati si uyu mugabo mwigeze mumubona? Ati nta, tumaze igihe tutavugana ariko reka tumuhamagare turebe. Ediga yambara nk'umugore nyinjoro, akiyita Zerida kugira ngo abone uburyo yakiba abagabo. Wumvisha ibintu avuga kugira ngo abashe kwiba abagabo yigize umugore kandi ari umugabo. Ni ukuri birasekeje. Ati ngewe by'abagabo narabirenze, munyihere cyo kunywa. Ni ukuri sheri, ese ntabwo uri mu mbabaze? Numenye ko ndi umugabo ntabwo uri bwirukanke. Ibyo akora bamuha amafaranga, bamara kumenya ko ari umugabo bakamukubita. Ediga byaramucanze. Iyo umubajije afata icyumweru, yamara gukira akagaruka mu kabari bakamukubita. Iyo umubajije aravuga ati ni ubuzima. Ikimbabaza cyane ni ubuzima. Nubwo bankubita ariko sinarekera kwigira nk'umugore. Nubwo nigira umugore bakankubita ariko sinabireka, ni umugabo. Nawe vaho umugabo yigira nk'umugore kugira ngo akunde ajye mu kabari, abandi bago bamugurire bagenzi be. Birababaza mwabantu mwe. Ati nayo ndi mu bibazo, Yesu aranyiza, Yesu arashoboye. Burya ibintu byose nibyanga ujye werekeza y'urusengero. Burya hari ubwo amasengesho akemura ibintu byinshi cyane. Yenda cyane mukuru w'isibo, iyi ni mukuru w'isibo agasobanuye. Ati Yesu arashoboye kandi kuko nibyo mwabantu, Yesu arashoboye, mujye musenga.